Rofuse TV ubuhungiro. Turabashimiye mwese abitabiriye iyi gahunda nziza. Umwami wacu Yesu Kristo abagirire neza. Kugira ngo ntangirire kugusengera abantu bagiye banyandikira bansaba kubasengera ngo Imana ibagirire neza. Mfite ibyifuzo bine by'abantu bane batandukanye. Hari uwo mu Rwanda wadusabye kumusengera kugira ngo abone inzu arambiwe gukodesha. Kandi ibi ngibi ni uburenganzira bwa buri mwana w'Imana kugera aho uba hitwa iwawe, kuko iyi si n'ibirimo ni ibya data. Niba rero Imana igushyize ku mutima gusaba inzu yawe, ujye uyisaba kandi wizere yuko izayiguha. Ntabwo amazu ari hano ku isi yubatswe n'Imana, yubatswe n'abantu. Imana rero ishobora kuguha ubushobozi bwawe bwo kugira inzu yawe nawe. Turasabira kandi undi muntu watwandikiye nawo mu Rwanda atubwira ko abana be babiri birukanywe mu ishuri muri segonderi kubera kubura minerivare. Haramutse hari uwashobora kubatabara yaba bagiriye neza. Ariko kandi Imana ifite uburyo bwinshi bwo kumusubiza no kumubonera minerivare. N'undi watwandikiye muri iki gitondo uri mu Bufaransa tubwira ko yagize AVC. AVC ni stroke, ni accident vasculaire cerebral ituma umuntu aba paralysé. Atubwiraga ko yagize ikibazo ku jisho ry'iburyo no ku munwa, bikaba habaye paralizi no ku ruhande rw'amaguru no ku kuboko by'ibumoso. Aho turagira ngo tumusengere Imana imugirire neza. Undi muntu wadusabye kumusengera ari muri Canada, arwaye isusumira, indwara y'isusumira. Kadusenge rero. Aba niba batwumva mukaba muzareba na video ko ndi bubishireho, mufate aho murwaye namwe ubwanyu, namwe musenge kandi nanjye ndagiye kubasengera. Umwami Imana Data, ndakwinginga ngo ube igisubizo cy'ibibazo abana bawe bagushyikirije. Ni wowe wadusobanuriye kandi udusezeranya ko aho tuzagera hose tuvuga izina ryawe uzaba uri kumwe natwe, kandi ko abakwizera uzabahamiriza ukora ibimenyetso n'ibitangaza bijyanye no gukiza indwara, bijyanye no gusubiza ibyifuzo by'abantu, uhereye i Yerusalemu ukageza ku mpera y'isi. Aba ngaba turi gusengera batugejejeho ibyifuzo bari ku mpera z'isi, ku migabane itandukanye, bamwe muri Afurika, mu Burayi no muri kontina ya Amerika. Ndakwinginga ngo buri wese umugenderere, uzi buri wese aho ababara uko ababaye, kandi Mwami uzi buri wese agahinda afite. Iyo umuntu yitabaje amasengesho nuko aba yabuze ikindi cyamutabara. Muri akanya rero ndasenze kugira ngo wegere umuvandimwe uri i Kigali ukeneye inzu yo kubamo, ufungura imiryango, byaba amafaranga, byaba imbaraga, byaba ubuyobozi, byaba ibyangombwa, umufungurira imiryango abona inzu yo kubamo, n'urubyaro rwe n'umuryango we. Mwami w'iteka, byose ni ibyawe kandi byose ubigabira abo ushaka. Turi mu bwami bwawe, kuko uri umwami ushobora gutungisha abari mu bwami bwawe. Turagusabye ngo umutungishe kandi umuhe inzu ye, ave mu bukode mu izina rya Yesu. Niko mwereka Mwami uriya muvandimwe watwitabaje kuko abuze minerivare y'abana be babiri. Ni batatu afite ariko babiri babirukanye. Ndagusaba kugira ngo ubashoboze gukora ibizamini babuje gukora kandi ubasubize mu ishuri. Imana igira neza, waduhaye abana ariko ugomba no kuduha kubarera, uduha n'ubushobozi bwo kubarera. Buri muntu wese yavukanye imigisha ye. Ndagusaba kugira ngo imigisha y'aba bana n'iy'ababyeyi babo Mwami uyigomorore uyu munsi, bakubone igisubizo aho bari bagitegereje mu izina rya Yesu. Ubwo Mwami nkwegereye nsengera umuvandimwe, inshuti, kandi uramuzi ko ari umwana wawe. Yatwitabaje agira ngo tumusengere kugira ngo akire stroke. Stroke ni accident, ariko ushobora kubeshaho ibyakomeretse. Ushobora gusubiza umuntu ubuzima aho yari abubuze, ukura umuntu mu rupfu ukamugarura mu bugingo. Ndetse wazuye na Lazaro amaze iminsi 4 yaratangiye kubora. Ndakwinginga rero ngo uzure imibiri
ibice by'umubiri byangiritse by'umuvandimwe, umukirize ijisho, umukirize iminwa, umukirize ukuboko, umukirize amaguru. Mwami Imana azashime izina ryawe, avuga yuko ijambo ryawe rirema kandi ko ubuntu bwawe nawe bumuriho nk'umwana wawe. Niko Mwami nkwereka umuvandimwe nawe uri muri Canada akaba arwaye isusumira, ubwoko bwaryo urabuzi ko uri umuganga kurusha abaganga, kandi ndakwinginga kugira ngo umugirire neza. Mwami Imana ni umubyeyi kandi ni umubyeyi ufite abana ukiri mutoya, ukeneye kubakorera, ukeneye kubarera, ukeneye kubakuza. Ndakwinginga ngo umugenderere n'umuryango we n'umugabo we n'abana be bose ubahe umugisha kandi ubakize uburwayi mu rugo rwabo. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisenze, amen. Ubwo tumaze gusengera abadusabye amasengesho, ndagira ngo tugere ku gusoma ijambo ry'Imana no kurisobanura. Uyu munsi nagira ngo mbazanire inkuru nziza bene data. Karibu rero abadukurikiye kuri Refuge TV Buhungiro n'abadukurikiranye mu itorero ryera, mwese ikaze kwa so, mwicare mugubwe neza kandi muhabwe imigisha iturutse ku ntebe y'Umwami Imana Data wa twese. Dukunze kumva batubwira ngo nta mahoro y'umunyabyaha, byo biri muri Yesaya 57 ku murongo wa 21 haranditse ngo nta mahoro y'abanyabyaha, ngo niko Imana ivuga. Ariko uyu munsi hari inkuru nziza, kuko ntabwo iki ari igihe cya Yesaya, iki ni igihe cya Yesu. Iki gihe ntabwo ari igihe cy'abahanuzi, iki ni igihe cy'umwana w'Imana kandi ni igihe cy'abana b'Imana. Niyo mpamvu hari amahoro y'umunyabyaha muri Yesu Kristo. Uyu munsi niyo nkuru nziza mbazaniye. Hari amahoro dufite muri Yesu, nubwo twaba abanyabyaha, nubwo twari abanyabyaha, nubwo twakongera kwibona mu byaha, turafite amahoro muri Yesu Kristo. Yohana 14 umurongo 27 ho haranditse ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndabahaye. Icyakora si mbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Bavandimwe, ndagira ngo musobanukirwe uko ibihe bitandukanye. Mu bihe bya kera abantu bose bari munsi y'isezerano ry'amategeko, munsi y'isezerano mu by'ukuri ry'umuvumo, kuko ababa mu isezerano ry'amategeko babona mu isezerano ry'umuvumo biragendana. Abo ngabo iyo bakoze icyaha, umuvumo uba bariho kandi urubanza ruba rubariho, nta mahoro bagira, kubera ko Imana yari yarateganyije yuko umuntu uzayicira amategeko azahanwa, ivuga ibihano bizakurikiraho. Niyo mpamvu Yesaya avuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Ariko mu gihe cya kera Imana yavuganye n'Abayisiraheli mu kanwa k'abahanuzi. Muri kino gihe Imana iri kuvugana natwe mu kanwa ka Yesu Kristo, mu kanwa k'umwana wayo. Yesu Kristo avuga neza kurusha abahanuzi. Amaraso ya Yesu Kristo avuga neza kurusha Abeli, kuko amaraso ya Abeli yari ayo guca urubanza, aha asaba guhorerwa, ko Abeli yari yishwe na mwene nyina Kayini. Ariko amaraso ya Yesu Kristo ntabwo aca urubanza, ahubwo nayo gusabira imbabazi uwakoze icyaha, nayo gusabira imbabazi Kayini, nayo kumukuraho icyaha, nayo kumukuraho umuvumo, nayo kumukuraho inzererezi, nayo kumukuraho uburwayi, nayo kumukuraho ibihano. Yesu Kristo afite amaraso avuga neza kurusha ay'Abeli. Nicyo gitumye we avuga, abwira intumwa ze muri Matayo 14, ahangaha yaragiye kuzisezera ajya mu ijuru, ati mbasigiye amahoro. Bitandukanye nuko Yesaya yari avuga ati nta mahoro mufite. Yesu we rero yagiye kugenda adusigiye amahoro, kandi amahoro Yesu yadusigiye kiriya gihe n'uyu munsi arahari. Amahoro Yesu yadusigiye kiriya gihe n'uyu munsi arahari. Yahereye ku gihe cy'intumwa ze atugeraho natwe mu bihugu byacu. Amahoro Yesu atanga ntabwo ari amahoro nk'ay'isi itanga. Amahoro Yesu atanga, ayatanga hari n'imvura, ayatanga hari n'imiyaga, ayatanga hari n'ibiteye ubwoba. Amahoro Yesu atanga, ayatanga hari n'imiraba hejuru y'inyanja. Amahoro Yesu atanga, ayatanga umuntu atavuye mu bibazo byo ku isi. Ntabwo amahoro Yesu atanga adukura mu isi. Ntabwo amahoro Yesu atanga adukura mu rugamba. Ntabwo amahoro Yesu atanga adukura mu butayu. Ntabwo amahoro Yesu atanga adukura mu mvura y'umuvumbi. Amahoro Yesu atanga atuma uba mu mvura y'umuvumbi unezerewe wishimye. Atuma umuzuba ry'igikatu unezerewe wishimye. Atuma uba mu burwayi unezerewe wishimye. Amahoro y'isi yo si uko ameze. Amahoro y'isi uretse ko ari n'ay'igihe gitoya, ariko amahoro y'isi yo ni ukunezerwa k'umubiri.
amahoro Imana itanga ntabwo ari ukunezerwa k'umubiri, ahubwo ni ukunezerwa k'umwuka. Amahoro y'isi ni umudamararo wo kubyibuha, wo kugubwa neza mu mubiri wacu, tukabyumva mu marangamutima yacu ko twafashijwe. Amahoro y'Imana itanga ntabwo ari ayo. Umubiri wacu ushobora kuba udafashijwe, umutima wacu wafashijwe. Amahoro Imana itanga muri Yesu Kristo taduciraho urubanza, nuko tuba dukiranuwe n'Imana, nuko tuba tuzi yuko turi kumwe n'umubyeyi wacu. Amahoro Imana itanga atangwa no kwegera Imana mu mwuka wayo. Reka dusome mu Befeso 2:17 kugera ku murongo wa 18. Aho haranditse ngo yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro, mwebwe abari kure, kandi abari bugufi nabo ababwira iby'amahoro, kuko ari uduhesha uko turi harakubiri kwegera Data wa twese mu mwuka umwe. Bene data, amahoro tuvuga, amahoro Yesu Kristo yadusigiye, yasigiye intumwa ze, anamaze no kuzibwira ngo abantu bazazikubitira mu masinagogi, ngo abantu bazazikorera nabi, ngo kandi ngo bazabiterwa nuko batamumenye, nazo ntibazimenye, ntibamenye n'Imana yatumye, ngo bazabikora gutyo bazi kuba gukorera Imana neza. Avuga ati mbibabwiye hakiri kare rero kugira ngo mukomeze kwizera, ibyo nibibaho muzamenye yuko nayo babwiye. Ati mbasigiye amahoro yanjye. Abasigira amahoro mu gihe bazaba bari gukubitwa, abasigira amahoro mu gihe bazaba bari kwicwa, abasigira amahoro mu gihe bazaba bari gutotezwa. Niyo mpamvu uwitwa Stefano bamuteye amabuye. Mu by'ukuri urebye iby'umubiri nta mahoro yo guterwa amabuye, ariko kandi batubwira yuko ngo yararabagiranye, areba hejuru, agira uruhanga cyangwa se mu maso ye hasa nk'aho umumarayika, hasa nk'aho Imana mu by'ukuri. Arangije arababarira. Amahoro Stefano yari afite bamutera amabuye ni amahoro y'Imana, niyo mahoro Yesu Kristo yadusigiye. Ntabwo ari amahoro y'isi. Mu mahoro y'isi ntibari kumutera amabuye. Mu mahoro y'isi nta kibazo yari kugira. Mu mahoro y'isi ntabwo yari gupfa, ariko mu mahoro y'Imana yapfuye ameze nk'umumarayika. Ayo mahoro ni Imana Yesu Kristo yadusigiye. Ayo mahoro niho Yesu avuga ati mwebwe muzaba muhirwa niba batonganya, niba batuka, niba bagirira nabi, ariko babahora izina ryanjye. Ayo ni amahoro y'ukuri, niyo mahoro y'Imana. Ayo niyo mahoro y'ukuri, niyo mahoro y'umwuka. Ariko muri uko gutukwa, muri uko kurenganywa, muri uko gutotezwa, aho ngaho nta mahoro y'umubiri ahari, kuko kudatotezwa niyo mahoro yo ku isi, kwishimirwa niyo mahoro yo ku isi, kugirwa neza niyo mahoro yo ku isi, ariko kurenganywa niyo mahoro yo mu Mana, niyo mahoro muri Yesu Kristo. Nayo mahoro Yesu yadusigiye. Ibyo bivuga rero ngo abari muri ibyo bibazo byose tumaze kuvuga ntabwo ari abo Imana itahaye amahoro, ahubwo ushobora gusanga ari abo Imana yahaye amahoro, kuko icy'ingenzi aho dupimira amahoro nyamahoro ntabwo ari ku bubabare bw'umubiri wacu, ahubwo ni ku mutuzo w'umutima wacu. Muri ahangaha tumaze gusoma haravuga ngo ubutumwa bwiza bw'amahoro bwabwirijwe abari kure, aribo twebwe, ariko bunabwirizwa n'abari bugufi, aribo bari bari i Yerusalemu, bari mu gihugu cy'Abayuda, mu gihugu cya Isirayeli. Ni ukuvuga ngo amahoro ariya Yesaya avuga ngo ntayahari ku banyabyaha, niyo Yesu yazaniye Abayisirayeli, kuko Yesaya yari yarahanuye nyine ko nta mahoro ku banyabyaha. Yesu araza aravuga ati ya mahoro mwari mwarabuze ubu ngubu ndayazanye. Ariko ayo mahoro ku banyabyaha, ayo mahoro ku banyabyaha b'Abayisirayeli, amahoro ku banyabyaha b'abanyamahanga, aribo bari kure, ayo mahoro ni ayahe? Ni amahoro atangirwa muri Yesu Kristo. Tuyakesha ko turi twegereye Imana Data mu mwuka umwe, mu mwuka umwe. Ni ukuvuga Yesu Kristo ajya kugenda yarabwiye intumwa ze ati ndagiye, ariko ngiye koherereza umwuka wera, ntabwo nzabasiga muri imfubyi, nzabahereza umwuka wera, kandi umwuka wera neza azabasobanurira byinshi, ababwire n'ibyo, abibutse ibyo nababwiye, ndetse abasobanurire n'ibizaza ibyo ntashoboye kubabwira. Uwo mwuka umwe tuwukura mu kuba abana b'Imana, uwo mwuka umwe tuwukura mu kuvuka muri Yesu Kristo. None umwuka wera agomba kuzaza, wari umwuka wera wo kuzaza kudusobanurira, kutwigisha, gusigarana natwe, ariko umwuka watugize umwe ni umwe watubyaye muri Yesu Kristo.
ni ukuvuga ziriya ntumwa icyatumye azibwira ngo mbahaye amahoro uko isi itayatanga ni uko zari zarangije kwizera Yesu Kristo. Muri Yohana 16:89 haradusobanurira ukuntu umwuka wera aza muri kino gihe ataje gutsinda abizeye Yesu Kristo abemeza ibyaha. Umwuka wera nta na rimwe muri kino gihe yemeza umuntu wizeye Yesu Kristo icyaha, ahubwo umwuka wera ubwo yaje, kuko Yesu yavugaga ataraza, yaraje atsinda ab'isi, abatsinda bemeza icyaha, kandi icyaha cy'ab'isi ku murongo wa 9 ni uko batizeye Yesu Kristo. Icyo gituma muri kino gihe umuntu wizera Yesu Kristo nta kindi cyaha gihari umwuka ashobora kumushinja cyatuma utagira amahoro. Nta kindi cyaha gihari ku muntu wizera Yesu Kristo cyatuma atabona umudendezo n'urukundo rw'Imana ruri muri Yesu Kristo. Nta gihari. Niyo mpamvu umuntu uri muri Yesu Kristo nubwo yakwibona mu cyaha ntabwo kimubuza cyangwa kimukure muri ariya mahoro. Niyo mpamvu bene data nabwe ni inkuru nziza, kuko nzi yuko hari andi matorero n'andi madini atwigisha ngo umuntu ngo uri mu cyaha ngo nta mahoro. Niba umuntu ari mu cyaha ariko yarize Yesu Kristo, iyo ni intege nke z'umubiri, uwo muntu Pawulo amwita umunyamubiri, ni umwana mu mwuka, ntabwo ari umupagani, ntabwo ari umwana wa Satani. Uyu nguyu ntabwo ari umwana wa Satani, ahubwo uyu ni umwana w'Imana ariko ukiri mutoya. Uyu ni umwana w'Imana wa wundi Yohana yibutsa ngo bana batoya, ngo nubwo mwaba mwibonye mu cyaha ngo muracyafite umuvugizi, muracyafite Yesu Kristo, ngo kandi ntabwo ari inshungu y'ibyaha byanyu gusa mwebwe mwabwizeye, ngo ni n'inshungu y'ibyaha by'ab'isi yose. Niyo mpamvu ntihakagire umuntu uguciraho urubanza akubwira ngo ubwo akubonye mu cyaha kandi warize Yesu Kristo ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Oya, ufite amahoro nubwo waba uri umunyabyaha, upfa kuba uri muri Yesu Kristo. Ufite amahoro nubwo waba uri umunyabyaha, upfa kuba uri muri Yesu Kristo waramwizeye. Icyo dusabwa kino gihe so gukurikiza amategeko umunsi ku munsi dushobora gusanga twayishe. Icyo dusaba kino gihe no kwizera Yesu Kristo. Umwuka wera kino gihe wo mu itorero ntabwo akwiye gutsindisha abanyetorero ngo babonye mu busambanyi, ngo babonye mu kunywa inzoga, ngo babonye mu kwicana, ngo babonye mu byaha ibyo ari byo byose runaka. Umwuka wera kino gihe ashinja ab'isi, ashinja abanyetorero, abo bose bakora ibyo ngibyo babwira ati ntabwo mwizeye Yesu Kristo. Nicyo cyaha kiriho, nicyo cyaha cyo mu isezerano rishya. Isezerano rishya rifite icyaha kimwe, ntabwo ari kwica amategeko. Rifite icyaha kimwe, nicyo kutizera Yesu Kristo. Rero abantu bo mu itorero ntabwo nubwo ari ab'isi. Niyo mpamvu umwuka wera woherejwe mu itorero akoherezwa ku bana b'Imana, ntabwo aza kubaciraho urubanza, ntabwo aza kubashinja icyaha. Icyaha gishinja ab'isi, kandi ab'isi ntabwo bizeye Yesu Kristo. Icyaha gishinja ab'isi, kandi icyaha cy'ab'isi ntabwo ari ugusambana. Icyaha cy'ab'isi imbere y'Imana muri isezerano rishya ntabwo ari ukwiba, ntabwo ari ukuroga. Icyaha cy'ab'isi muri kino gihe ni icyo kutizera Yesu Kristo. Amahoro yo muri Yesu dufite ntabwo akorerwa, ahubwo araronkwa. Amahoro yo muri Yesu dufite nta wayagezeho kubera imbaraga ze n'ubushobozi bwe, ahubwo arahabwa. Ni gift, ni kado, tuyihabwa ku buntu. Niyo mpamvu Yesu ababwira ati mbasigiye amahoro yanjye, mbahaye amahoro yanjye. N'uyatanga nta muntu ujya kuyashaka ngo yabone. Ni ukuvuga ngo n'uwashaka kugira ngo areke ibyaha ntabwo yabona amahoro. N'uwashaka kugira ngo yitunganye abure uko bigenzaho ku giti cye ntabwo yabona amahoro, kuko amahoro Yesu atanga nta muntu uyakorera, ahubwo ayakira nk'impano. Amahoro Yesu atanga ntakorerwa, araronkwa. Reka dusome mu Baroma 5 umurongo wa 1 ndagera ku wa 5, ari naho ndasoreza. Aho haranditse ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana w'Umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Yesu ashimwe bene data. Aya magambo nayo katuyarebemo adufasha, atwereka
igituma dufite amahoro muri Yesu adaturuka kuko twayakoreye, adaturuka kuko tutisha amategeko, adaturuka ku kindi, aturuka kuko twatsindishirijwe. Aha agaturuka ku butsinzi bwacu bene data. Nta muntu n'uyu n'umwe wigeze atsinda iyi si cyangwa atsinda iby'isi. Yesu Kristo wenyine niwe wavuze ati nimuhumure naranesheje, natsinze isi. Yarayitsinze ku bwacu, ntabwo ari twe twayitsinze. Nimuhumure naratsinze cyangwa se nasohoje iby'amategeko ku bwanyu. Niwe wenyine wayasohoje, ntabwo ari twe twayasohoje. Niyo mpamvu ku murongo wa mbere bavuze ngo twatsindishirijwe no kwizera bene data. Ntabwo ari ku mirimo yacu, ntabwo ari ku bwenge bwacu, ntabwo ari ku bushobozi bwacu, kandi nuko kwizera mujye mubisobanukirwa. Iyo tuba twaravutse mbere y'uko ivugabutumwa rigera mu bihugu byacu, nuko kwizera ntabwo twari kukugira. No kuba twaragize kwizera byatewe nuko twavutse, Imana yatumye tuvuka mu bihe bigishamo ubutumwa bwiza. Ubuhe butumwa bwiza? Ubutumwa bwo kubabarirwa ibyaha muri Yesu Kristo. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Ni ubutumwa bwiza bwo kubabarirwa ibyaha muri Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bwo kwihana. Ariko kwihana ntabwo ari kwihana ibyaha, ni ukwegera Imana. Nibwo butumwa bwiza bwagombaga kwigishwa kuva i Yerusalemu ukagera ku isi yose. Ubwo butumwa rero bwatugezeho buturutse i Yerusalemu, ariko tugira amahirwe twebwe tuvuka bwarageze mu Rwanda. Tugira amahirwe butugeraho muri Afurika. Ntabwo bwatugezeho mu myaka y'ijana cyangwa se mu gihe Yesu yari ariho. Bwatugezeho mu myaka 1900, igihe abazungu bari baje kubikoloniza, nibwo baje no kuvuga ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu rero n'uyu munsi nibwo wavuga uti ngewe ndizera, ariko washobora kuba waravutse mbere y'umwaduko w'abazungu, ntabwo wari kwizera. Ukwizera kwawe ufite ubu ngubu nabwo ni impano y'Imana. Ni Imana yatumye uvuka mu gihe ishaka kuguha kwizera. Ni Imana yatumye uvuka mu gihe hariho gutsindishirizwa. Donc twaratsindishirijwe no kwizera, ariko nuko kwizera twebwe twagize amahirwe tubaho mu gihe Imana yagushizeho. Dufite amahoro ku Mana, ari amahoro Yesu Kristo yadusigiye. Ntabwo ari amahoro yo ku isi, ntabwo ari amahoro tugirana n'ubuyobozi, ntabwo ari amahoro tugirana n'abandi, ni amahoro tugirana n'Imana. Kuko iyo Imana iri mu ruhande rwacu, n'ubwo buyobozi butubona neza. Iyo Imana iri mu ruhande rwacu, ibibazo byose birakemuka. N'ubu twari turi gusenga dutangira, iyo Imana iri mu ruhande rwacu, ibibazo dufite irashobora kubidukemurira mu buryo bw'ibitangaza. Ariko tukibuka ko nubwo itabikemura, nk'uko Meshaki na Abednego na mwene wabo bavuze, nubwo itadutabara, ariko tukaba duhagaze mu mahoro yayo. Kuko ntabwo ari buri gihe dutabara ngo dukure mu rupfu. Hari nubwo bishaka ko ibyo bitubera inzira yo kugira ngo tuyisange. Hari undi muririmbyi w'umunyarwanda yavuze ngo urupfu ni inzira itugeza ku Mana. Rero urupfu ntabwo dushobora kurwanga burundu, kandi ariyo nzira na Yesu Kristo yanyuzemo kugira ngo agere mu kuzuka. Iyo urubuto rutaguye mu butaka ngo rubore, ntabwo rushobora kwera kandi ngo rwere imbuto nyinshi. Iryo naryo ni ijambo rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero dufite amahoro ku Mana adaturuka kuko nta bibazo dufite, ahubwo aturuka kuko Imana itwishimiye. Kubw'umwami wacu Yesu Kristo watwitangiye agatsinda mu mwanya wacu akadutsindishiriza. Kuri umurongo wa 2 handitse ngo twashyikirijwe ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera. Yesu Kristo yadushikirije ubuntu bw'Imana Data. Ni ukuvuga ngo ntitwabikoreye. Ubuntu ni ikintu umuntu adakorera, kuko uramutse ugikorera n'icyakwitwa ubuntu, cyakwitwa umushahara, cyakwitwa igihembo cy'imirimo myiza. Rero agakiza n'amahoro dufite mu Mana tuyakesha ubuntu bw'Imana, tuyakesha urukundo rw'Imana. Yesu Kristo yaje kudushikiriza ngo dushikamye mu buntu bw'Imana kubera kwizera ko Yesu Kristo Imana yamutumye. Twishimire rero ibyo byiringiro. Hari ikindi kintu kiri ku murongo wa 3 cyiza. Twishima atari uko dufite amahoro gusa yo ku isi, ahubwo twishima no mu makuba. Twishima kubera ayo makuba adutera kwihangana. Ijambo kwihangana ndagira ngo muryiteho cyane. Imana idusaba kwera imbuto z'umwuka wera, kandi mu mbuto z'umwuka wera harimo imbuto yo kwihangana. Nta muntu yihanganira ibintu bisanzwe, ibintu bidakomeye, ibintu bitagoranye. Nta muntu ushobora kuvuga ngo nagiye muri resitora ngo banyikeza agakoko keza ndihangana ndakarya. Uramutse bivuze babona kuri gusetsa. Ni wihanganye urya inkoko nziza, wihanganye wambara ikote rimeze neza, wihanganye wambara urukweto rwiza, wihanganye uba mu nzu nziza, wihanganye wumva umeze ekata. Nta muntu yihangana gutyo. Rero niba Imana yihangana, kandi murabizi yuko ivuga ngo
ngo yihanganire byose, ngo imbabazi zayo zihoraho iteka, irihangana, itinda kurakara. Iyo ni karite, ni karacteristique y'Imana. Igashaka ko abana bayo twese, umwana wayo wese yera urubuto rwo kwihangana. Ntabwo rero Imana yabona uko idukuramo urubuto rwo kwihangana itaduhaye ibigeragezo, itaduhaye ibintu byo kwihanganira. Niyo mpamvu Pawulo avuga ati twishima no mu makuba, kuko amakuba niyo atuma tugira urubuto rw'umwuka wera rwo kwihangana. Kwihangana ni imbuto y'akamaro y'umwuka wera, ifitwe n'Imana, irashaka ko n'abana bayo bayigira. Rero kwihangana rero ngo bikadutera kunesha. Umuntu wihangana niwe unesha. Ibi bintu ntabwo bishobora gutandukana n'ubuzima bw'umwana w'Imana. Mu byo twasengera, mu byo twasaba, tugomba kumenya no gusaba kwihangana. Kandi nusaba kwihangana ushaka imbuto z'umwuka wera, uzibuke ko ntabwo izaguha kwihanganira ibintu bitihanganirwa. Izaguha kwihanganira ibigeragezo, izaguha kwihanganira ibikomeye, izaguha kwihanganira ibintu bikubabaza. Kwihangana bene data ni ibintu bifite akamaro, kuko ngo bitugeza ku kunesha. Noneho uko kunesha kukadutera kwiringira. Kwiringira ni ugutegereza ikintu kizaza, ariko ikintu cyiza, ikintu utarabona, ikintu utarakozaho imitwe y'intoki, ikintu utabonesha amaso, ukaba uzi ko kizaba udashidikanya. Nibyo kwiringira, kandi ni nabyo kwizera. Ni ukuvuga rero ngo kwihangana kwacu mu bigeragezo byo muri iyi si biduha kunesha ibyo bigeragezo, tugatsinda tukiri muri iyi si, kandi bikaduha guhorana ibyiringiro by'uko n'ahazaza mu gihe cy'iteka tugifite urukundo no kuzabana n'Imana. Ibyo byiringiro byacu dufite uyu munsi, tutari twabona uko tuzaba tumeze, tutari twabona ukuntu tuzasa n'Imana, ibyo byiringiro ntabwo bishobora kudukoza isoni. Kandi tubiterwa n'iki? Tubiterwa n'uko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu. Tubiterwa n'uko dukunda nk'Imana. Urukundo rw'Imana ni uruhe bene data? Urukundo rw'Imana ni rwa rundi abantu bagira bakarugirira batarukwiriye. Urukundo rw'Imana ni rwa rundi abantu bagira bakarugirira abantu babahemukira. Urukundo rw'Imana ni rwa rundi abantu bagira bababarira abagizi ba nabi. Nk'uko Yesu Kristo yatugiriye neza, akatubabarira tukiri mu byaha, akadupfira tukiri mu byaha, akatwereka urukundo rw'Imana akunda ab'isi. Ntabwo yakunze abakizwa, ntabwo yakunze abamwizera, ngo yakunze ab'isi bakiri mu byaha. Ngo tukiri abanzi b'Imana nibwo Yesu Kristo yoherejwe ngo adupfire. Ibyo byiringiro ntibikoze isoni, ngo kuko urukundo rw'Imana rwasabye, ni ukuvuga rwuzuye, ni ukuvuga rwasendereye mu mitima y'abana b'Imana kubw'umwuka wera twahawe. Ahangaha nibutse umugabo ujya avuga muri iyi minsi ishize, uwo mugabo nsigaye mukunda, ni umugabo w'umusaza witwa Dogiteri, ariko nanze kuvuga izina rye. Aravuga ati abantu bavuga ngo buzura umwuka wera ko batagira urukundo ntibishoboka. Nta muntu ushobora kuzura umwuka wera atagize urukundo rw'Imana n'urwa bagenzi be. Ariko kandi umuntu ntawe ukunda Imana atarabona, atarakunda bagenzi be. Urukundo rw'Imana rugomba gusaba buri mukirisitu, buri mwana w'Imana, rukamwuzura umutima nk'uko rwuzuye umutima w'Imana. Ariko kandi urwo rukundo rw'Imana ni narwo rugaragaza ko umwuka wera twamuhaye koko. Umuntu udashobora gukunda mugenzi we ntabwo akazakubeshya ngo yuzure umwuka wera. Nubwo yavuga indimi ibihumbi, izo ndimi n'abadayimoni bazi kuzivuga. Nubwo yaba azi kwiyiriza akamara igihe kingana iki, abapagani bose bari bazi kwiyiriza no gusenga. Kuko mwibuke umwami w'Inivi, umunsi bamubwiye batugiye kurimbuka, nawe yariyirije, n'indogobe ze ziriyiriza, n'ibimasa bye biriyiriza, abantu be bose bariyiriza. Ariko abantu muzajye kumbariza, bari Abayisiraheli? Hoya. Bari ubwoko bw'Imana? Hoya. Bari abatoranyijwe? Hoya. Bari abana b'Imana? Hoya. Bari abakirisitu? Hoya. Uyu munsi rero ababudisiti bakora nk'ibyo ngibyo, Abayisilamu ibyo barabizi. Ariko dore urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana kandi rwa rundi rukunda umwanzi, kuko nibyo tuzahemberwa. Nta muntu uzahemberwa yuko yakunze umukunda. Ibyo ngibyo n'abapagani bazi kubikora. Rero urukundo rw'Imana rwasabye muri twebwe, rutuma tugira ibyo byiringiro by'uko dusa nk'Imana kandi tukazabona Imana. Rutuma tugira ibyiringiro kubera ko twanesheje, kandi twanesheje kubera ko twashoboye kwihangana ibitugerageza by'uburyo bwinshi. Hari ibintu dukwiye kumenya. Imana yajyanye abasirikari ba Gideyoni. Gideyoni muramuzi, ni umwe mu bacamanza bo muri Isirayeli bakiva mu butayu bagiye gutora igihugu cya Kanani, babanje kumara imyaka 440 bategekwa n'abitwa abacamanza. Mu bacamanza hari umugabo witwa Gideyoni. Rero
Imana yari yahagurukije ngo ajye gutabara ubwoko bwa Isirayeli, abukize abanzi bari babugarije. Afata abantu 10,000 ahari, afata abasirikare benshi. Imana yarambwira iti turabizi abasirikare bawe ni benshi cyane, ushobora gutsinda ukazatekereza yuko ari mwe mwatsinze. Ngabanyiriza abo basirikare imbaraga banyageza ku 10. Ati reka data, nabo ngabo ni igitero cyabo. Abo bantu nibaramuka mutsinze muzatekereza ko ari imbaraga zanyu, ntabwo muzamenya ko ari ubuntu bwanjye bwatumye mutsinda. Banjyanire ku kagezi nkwereke uko mbigenza. Noneho ngo bajyana ku kagezi, ababwira ati rero bose babwire banywe amazi, asigaye ndajya nkubwira. Ubona yanyweye amazi yubitse umunwa mu mugezi nk'imbwa, umenye yuko umuntu atari umusirikare mushaka muri ngabo zanjye. Umuntu umunyabwoba umusubize iwabo. Naho ubona adashye kurushi akanywa, uwo nguwo aba ari ugumana. Noneho agiye kubonabona abasigaye bari 300. Ibi rero nabibwiye mu minsi ishize bene data, ndi kubwira Imana ibyerekeranye n'itorero ryera. Ndi kuvuga ntibite ko hari ibintu mbona nkambwirite abantu bari ku kagezi nkako najyanyeho abasirikare ba Gideyoni. Ndagira ngo mbanze nshungure nkwereke abo nzaha insinzi, nk'uko nahaye insinzi Isirayeli itavuye mu mbaraga zabo, ivuye mu buntu, ivuye mu mbaraga zanjye, ivuye mu butsinzi bwanjye. Mbajyana ku kagezi. Rero bantu muri ku kagezi nk'aka Gideyoni, mwihangane ibihe biraje, aho ugutsinda kwacu kutazaturuka ku mikorere yacu, ahubwo gutsinda kwacu kuzaturuka ku gutabarwa n'Imana, kandi gutsinda kwacu kuzaturuka ku butsinzi bw'Imana muri twebwe, ubutsinzi bw'Imana yonyine yirwaniriye. Nabo 300 ntibarwanye. Nabo 300 Imana yababwiye ngo nibafate ibibindi bashyiremo inzabya z'imuri, ahasigaye bavuza amakondera nuko babikubita hasi. Bagiye kubona babona murundi mu barwanaga nabo inkota irabasogoza, barirwanira bariyicanira ku giti cyabo. Ingabo za Gideyoni zatsinze zitarwanye, zatsinze zifite ibibindi gusa. Hari umuntu ugeze ubona atsinda yitwaje ikibindi n'ikondera. Nguko rero ukuntu Imana ishaka kudukorera muri no minsi. Mugira amahoro kandi mumere nk'abari ku kagezi muri kunywa. Ubwo ngubwo Imana izatugirira neza. Ntabwo nzi abo ushaka kugira ngo tuzatsindane, ariko abantu muri kunkurikira, abakeya muzasigara mu basirikare ba Gideyoni, ubutsinzi buri imbere buzatangaza isi, kuko ntabwo ari ubutsinzi busanzwe. Grace, ndagira ngo mbabwire ngo Imana iri gutegura ingabo z'abantu bagera kuri 300 nkurikije ibya Gideyoni, ariko ni bakeya cyane kurikije ko Gideyoni yari kuri 30,000, arangije asigaza 10. Imana imusigariza 300, na 300 basigaye ntibarwanye. Abantu rero muri itorero ryera mwitegure. Urugamba ruri imbere ntabwo twe tuzarurwana. Urugamba ruri imbere rugiye kurwanwa n'abantu bakeya cyane, kandi batazakoresha imbaraga zabo, bazakoresha ubuntu bw'Imana. So kwizera rero ntabwo ari amagambo n'ibikorwa gusa bene data. Kwizera ni n'umutekano n'amahoro mu gihe abandi batafite, mu gihe isi itafite amahoro n'umutekano. Kwizera ni umutekano n'amahoro by'Imana biba mu mitima yacu, kandi bikaba no mu baturanyi bacu. Amahoro y'umutima niyo mahoro y'Imana, niyo mahoro atangwa na Yesu Kristo. Ayo ngaho ntabwo aturuka ku bintu dufite, ntabwo aturuka ku bintu dutunze, ahubwo ayo ngaho aturuka ku kubabarirwa n'Imana no kumenya no gukundwa n'Imana. Ayo mahoro aturuka ku rukundo rw'Imana no kubabarirwa n'Imana. N'ubuntu ntabwo tuyakorera. Ubutsinzi bwacu n'ubuntu ntabwo tubukorera bene data. Twaratsindishirijwe niko batubwiye. Dutsindishirizwa no kwizera, dutsindishirizwa no kwizera dufite amahoro ku Mana. Yohana intumwa imwe Yesu Kristo yakundaga kuvuga ngo intumwa ngo Yesu yakundaga. Nagira ngo mbasobanurire yuko Yesu atigeze avuga mu kanwa ke yuko akunda Yohana. Nta na hamwe. Ahubwo ni Yohana nyir'ubwite wari uzi yuko Yesu amukunda. Nukuvuga Yohana we yizeraga ko Yesu amukunda kurusha abandi, ariko Yesu ntiyigeze avuga yuko akunda Yohana kurusha izindi ntumwa. Icyo bishaka kuvuga ni iki: ukwizera kwa Yohana kwamubwiraga ko Yesu amukunda kurusha abandi, byatumye Yohana arama. Izindi ntumwa zose zarapfuye, ariko kubera ko Yohana yari afite kwizera muri Yesu, kuko Yesu amukunda kurusha abandi, abandi yarabaretse kuko barapfa bapfa nk'uko yapfuye. Ariko Yohana we n'igihe bashaka kumwica yavaga mu mavuta bamucaniremo ari muzima akomeye. Kuki? Kuko yari afite kwizera kuruta uko izindi ntumwa. Yizeraga urukundo rwa Yesu Kristo kuri we kurusha uko izindi ntumwa zizeraga urukundo rwa Yesu Kristo. Ngiki cyo dusabwa ni ukugera mu bintu byose
ukaba uzi neza yuko ubu Yesu agukunda, ko Imana igukunda kurusha uko yaba ikunda n'abandi bandi, nubwo utajya kubirataho, ariko ngiye ikintu cyatumye Yohana arama akaba we atarishwe. Ngiye ikintu cyatumye Yohana arama igihe abandi bose b'intumwa bapfuye bagapfa nka Yesu, bagapfa nka shebuja. Yohana ntabwo Imana yigeze ituma apfa yishwe rw'agashinyaguro. Oya, Imana yarabimurinze. Ibimurindira iki? Yizeraga urukundo rw'Imana kurusha uko izi ntumwa zarwizeraga. Bene data, mwizere Imana n'urukundo rwayo. Abantu bose banyandikira bambwira bati dusengere, ndababwira nti niba mwari kuzagera ku rwego mumenya yuko Imana igukunda ikumva amasengesho yawe kuruta uko yakumva amasengesho y'umushumba wawe, waba wagitsinze, waba ugeze kuri ruriya rukundo Yohana yari yarasobanukiwe. Bene data, ntimugacike intege cyangwa mutinye, kuko Yesu yavuze ngo mbahaye amahoro yanjye, sinyabahaye nk'uko isi yatanga, kandi mugende ntimugire umutima itinya. Gutinya byari ikimenyetso cyo gucirwaho urubanza mu isezerano rya kera. Uyu munsi niba wumva ufite umutima uguciraho urubanza cyangwa utinya Imana, ujye umenya yuko udahagaze neza aho ugomba guhagarara. Kandi aho ugomba guhagarara ntabwo ari mu gukiranuka kundi, aho ugomba guhagarara ni ukwizera Yesu Kristo, ni ukwizera urukundo rwe, ni ukwizera imbabazi ze, ni ukwizera muri we ko Imana Data agukunda kandi akakubabarira. Ujye umenya ko Imana igukunda nk'umwana w'ikinege, nk'uko nawe yakunze Yesu Kristo nk'umwana w'ikinege. Urwo rukundo nurugira muri wowe, uzamenya ko aho wanyura hose, nk'uko Yesu itamubujije kunyura mu bikomeye ariko ikabana nawe, niko izabana nawe mu bikomeye ibyo ari byo byose uzanyuramo. Ntugacike intege, ntugatakaze icyizere, kuko Imana nk'umubyeyi wawe iragukunda, kandi Imana nk'umubyeyi wawe ikubabarira ibyaha byose wakora. Muri Yesu Kristo twasobanukiwe yuko twamaze kuvuka tukaba abana b'Imana. Imana itubabarira numva kubera ko twabisabye cyangwa ko tubishaka, itubarira kuko yatubyaye kandi dukundira ko yatubyaye. Erega mu Kinyarwanda baravuga ngo ibyaye ikiboze irakirigata. Imana nawe yabyaye ikiboze rero, kuko iramutse ntakibyaye ikiboze ikigira kizima. Niyo mpamvu bene data, mujye mwizera urukundo rwayo n'imbabazi zayo mu bihe byose, mu bintu byose, byose bizatungana. Intumwa Pawulo aravuga ati naho dukubitwa n'ibigeragezo, abizera tugomba guhorana ibyishimo, tukagira ibyishimo bidaturutse ku mibereho myiza, tukagira ibyishimo bidaturutse no ku mibereho mibi, ahubwo tukagira ibyishimo biturutse ku kwizera ko Imana idukunda kandi ko duhoranira ibambe, ko Imana itazadusiga mu bigeragezo, itazadusiga mu makuba, itazadusiga no mu rupfu. Yadusezeranyije kutadusiga muri byose, ntabwo yadusezeranyije ko tutazabinyuramo. Yadusezeranyije ko tuzanyurana mu muriro, yadusezeranyije ko tuzanyura mu mugezi tukajyanamo, yewe idusezeranyije ko tuzanyurana no ku musaraba. Akaba yaravuze ati namwe nimikore umusaraba wanjye tugendane, kuko nanjye nikoreye wanjye, ariko muhumure naratsinze kandi natsinze isi. So kwihangana ni impano y'imbuto y'umwuka wera umuntu wese w'umwana w'Imana agomba kugira, kandi nta muntu ugira kwihangana bitanyuze mu kubabazwa mu buryo butandukanye. Icyakora bene data, kwihangana kubyara kunesha, kandi kunesha kubyara ibyiringiro bidakoze isoni, haba muri kino gihe haba no mu gihe kizaza. Gusa ibyo twihanganira cyangwa ibitugerageza cyangwa amakuba aza, ubiza nawe Yesu yavuze ngo aragowe, cyangwa we azagubwaho n'urugogo. Ntitukabe abashyira abandi mu bigeragezo, ntitukabe abashyira abandi mu makuba, ariko twebwe ibigeragezo n'amakuba nitubona ab'isi babituzaniye, tuzishime tunezerwe kuko ingororano zacu zizaba nyinshi mu ijuru. Gusa ntitukabe mu batanga ibigeragezo, ntitukabe no mu bashyira abandi mu bigeragezo, ntitukabe no mu bashyira abandi mu makuba, kuko ibyo byo ababikora bo bazahabona ishyano, niko Yesu yavuze. Ariko Yesu yaratubwiye ati nimuhumure naratsinze, kandi yatsinze isi ku bwacu. Imana rero ibagirire neza bene data. Ndagira ngo tuzongere guhura ubutaha kuri uyu murongo wa televiziyo, twongera kuganira ibyiza by'Imana, kandi mushikame mu Mwami Yesu. Mushikame, igihe kirageze. Umwami agiye kudukorera ibyiza byinshi cyane. Iyi si igiye kumenya abana b'Imana nyakuri, kandi abana b'Imana nyakuri ntabwo bazava baho umutekerezo. Abana b'Imana nyakuri bazava mu nyigisho z'ukuri, zitarimo ibinyoma, zitarimo indonke, zitarimo inyungu, zirimo gusa urukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana. Imana ibagire neza, tuzasubira ubutaha bene data. Refuge TV, ubuhungiro.
mumaze kumva televiziyo ya Minisiteri Yera Mpuzamahanga Global Holy Ministries ifatanyije n'itorero ryera mpuzamahanga Global Holy Church.